kandi ubu nawe ujya ushiduka wararanye telefone rimwe na rimwe ugahita wibuka inkuru za telefone zagiye ziturikana abantu baziraranye, cyangwa se ugatekereza inkuru wasomye cyangwa nanone wumvise bavuga ko iyo uranye telefone hari imirasire iva muri telefone ikakwinjira mu mubiri cyangwa mu bwonko. Ese ubu ukurikije inshuro wagiye wisanga wararanye smartphone mu buriri, wumva habura iki ngo izo ngaruka wabwiwe zikugereho? Kandi disi uba wumva telefone yaragabanyije igihe wari kuzabaho? Birashoboka. Muri iki kiganiro uraza gusobanukirwa byinshi ushobora kuba warabeshywe ku kurarana cyangwa kurara hafi ya telefone ifunguye cyangwa ifunze, ifite murandasi cyangwa uyivugiraho. Guhaye ikaze, Gendi MC Ruganzu, iyi ni Kivu Waves Official. Mu gihe isi igezweho igenda itezwa imbere n'ikoranabuhanga, telefone zigendanwa zabaye nk'igikoresho gisa n'ikidashobora gusimburwa mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi abantu benshi cyane cyane urubyiruko n'abashakanye bamaze gushingira itumanaho ryabo ku ikoreshwa rya telefone mu buryo buhoraho. Mu mijyi minini no mu byaro, si ibintu bitangaje kubona abantu bavugira kuri telefone kugeza mu masaha y'ijoro. Bamwe bakabigira nk'umuco mushya bita umusirimuko. Ibi bishobora gusobanura ko abantu bakoresha telefone mu masaha nijoro bakomeza kuganira, bakandikirana cyangwa bagasangizanya ibitekerezo kugeza igihe ibitotsi byanze kuza, cyangwa se rimwe na rimwe bakisanga bazisinziriyeho. Iki cyegeranyo gishingiye ku bushakashatsi butandukanye bwakozwe n'inzobere mu by'imitekerereze, ubuzima, imibanire y'abantu n'ibindi, kigamije gusobanura neza ikintu ku kindi, inyungu za telefone cyangwa ingaruka zo kuyirarana, ndetse n'icy'abahanga basaba kugira ngo bikorwe mu buryo bufite gahunda. Ubundi kurarana telefone ubwabyo si icyaha. Kurarana telefone si ugukoresha telefone gusa, hari n'umuco wagiye ukura ushingiye ku itumanaho rihoraho mu masaha nijoro. Abantu bamwe bakabifata nk'uburyo bwo kuvugana no kuvugurura imibanire, abandi bakabibona nk'uburyo burwanya irungu. Hari inzobere mu mibanire y'abantu zisobanura ko kurarana telefone ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uburyo ikoranabuhanga ryinjiye mu mibanire y'abantu, aho intera y'igihe n'ahantu igenda igabanuka. Ariko kandi iyi mikoreshereze ifite impande ebyiri, inyungu n'ingaruka. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko impamvu zituma abantu bakoresha telefone nijoro zinyuranye kandi zishingiye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Hari abumva ko kurarana telefone ari uburyo bwo gukomeza kugirana isano n'uwo bakundana. Mu mibanire y'urukundo, hari abumva ko gutandukana nijoro bishobora gutuma habaho icyuho mu mutima wabo, bityo bakumva ko bagomba kuganira kugeza basinziriye. Hari n'abandi babiterwa n'umuco w'imbuga nkoranyambaga wadutse ubu, aho abantu bamara igihe kinini bareba amakuru, ibiganiro cyangwa bandikirana n'abandi mu masaha ya nijoro bacitse indi mirimo. Nanone hari abavuga ko ari uburyo bwo guhunga irungu cyangwa kurirwanya, cyane mu mijyi, aho abantu baba bashobora kumva bari bonyine nubwo baba bari kumwe n'abandi. Nubwo hari impaka nyinshi ku ngaruka zabyo, ntibishidikanywa ko kurarana telefone bifite inyungu zimwe na zimwe. Mu mibanire bishobora gufasha abantu kugumana itumanaho rihoraho, bikongera ubusabane n'icyizere hagati y'abakundana cyangwa abashakanye. Hari n'abumva ko bibafasha kuruhuka mu mutwe mbere yo kuryama, kuko baba barangije kuganira n'abo babana mu bitekerezo. Mu bindi bihe, telefone ishobora gukoreshwa mu bihe byihutirwa, aho umuntu ashobora kubona ubufasha cyangwa amakuru yihuse. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'inzego zitandukanye zirimo World Health Organization n'amashyirahamwe y'ubushakashatsi ku bitotsi Sleep Foundation, bugaragaza ko gukoresha telefone mu masaha y'ijoro bigira ingaruka ku ireme ry'ibitotsi. Urumuri ruturuka muri telefone, blue light, rugabanya umusemburo wa melatonin ufasha gusinzira. Ibi bishobora gutuma umuntu asinzira bigoranye kandi agakanguka ananiwe, rimwe na rimwe bikamera nk'aho atigeze anasinzira. Hari ubushakashatsi bwa Sleep Foundation bwo muri 2023 bugaragaza ko abantu bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mbere yo kuryama baba bafite ibyago byinshi byo kugira ibitotsi bidahagije. Mu buzima bwa buri munsi, telefone zigendanwa zabaye nk'igice cy'umubiri wa muntu. Hari abaryamana nazo ku buriri, abandi bakazishyira munsi y'umusego cyangwa ku meza hafi cyane y'aho baryamye. Ibi bituma havuka ikibazo gikomeye kitese kuba telefone iri hafi yawe niyo waba utayikoresha hari icyo byangiza mu buzima. Abahanga mu by'ikoranabuhanga n'ubuzima bemeza ko telefone zohereza imirasire yitwa radio frequency radiation. Iyi ni imirasire ikoreshwa mu kohereza no kwakira amakuru hagati ya telefone n'iminara antene.
ariko si imirasire ifite imbaraga nyinshi nk'ikorwa n'ibikoresho byo mu buvuzi cyangwa izuba rikabije. Niyo mpamvu ishyirwa mu cyiciro cy'imirasire itangiza uturemangingo ku buryo bwihuse. Nk'uko bitangazwa na World Health Organization, iri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ngo nta gihamye kiraboneka kigaragaza ko imirasire iva muri telefoni ishobora gutera indwara zikomeye nibwo yakoreshwa mu buryo busanzwe. Bisobanura ko kuba telefoni iri hafi yawe cyane cyane igihe utayikoresha idatanga imbaraga zihagije zo guteza ikibazo cyihuse mu buzima bwawe. Ariko ibi ntibivuze ko nta kintu na kimwe cyo kwitondera gihari, nubwo imirasire ubwayo itagaragazwa nk'ikibazo gikomeye. Uburyo abantu babana na telefone nibwo bushobora kugira ingaruka zifatika. Icya mbere ni ibitotsi. Abashakashatsi bagaragaza ko kuba telefone iri hafi y'umuntu bishobora gutuma adasinzira neza. Si ukubera imirasire cyane, ahubwo binaterwa n'uko umuntu ashobora kuyireba buri kanya cyangwa amatangazo notifications akamukangura. Urumuri rwayo rushobora kandi kubangamira uburyo ubwonko bwitegura gusinzira. Icya kabiri ni ubushyuhe. Iyo telefone iri gukora cyane cyangwa iri gushyirwaho umuriro bizwi nko gusharija, bishobora gushyuha. Iyo iri hafi cyane y'umubiri igihe kirekire cyane mu buriri bishobora gutera ibibazo by'ubushyuhe, nubwo bitari ikibazo gikomeye cyane mu buzima busanzwe. Nanone hari n'indi mpungenge ivugwa n'abashakashatsi ku bijyanye n'igihe kirekire. Nubwo nta gihamye cyerekana ingaruka zikomeye z'ako kanya, hari ubushakashatsi bugikomeje ku ngaruka z'igihe kirekire ku bantu bahora hafi y'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi bituma abahanga bagira inama yo kwitonda nubwo nta mpamvu yo kugira ubwoba bukabije ihari. Ni muri urwo rwego hatangwa inama zoroshye zafasha abantu kubana neza na telefone zabo. Hari nko kwirinda gushyira hafi cyane y'umutwe igihe uryamye, kuyishyira kure gato nko ku meza, no kugabanya ikoreshwa ryayo mbere yo kuryama. Ibi byose bigamije cyane kurinda ireme ry'ibitotsi kurusha kwirinda imirasire ubwayo. Telefone twavuga ko iri hafi yawe igihe utayikoresha itateza ibibazo bikomeye ku buzima nk'uko byagiye bivugwa. Icy'ingenzi ni uburyo tuyikoresha n'uko tuyegera mu buzima bwa buri munsi. Kwirinda kuyikoresha cyane nijoro no gushyira imipaka ku mikoreshereze yayo nibyo bifite uruhare runini mu kukurinda. Mu mibanire y'abantu, kurarana na telefone bishobora gutera ibyiyumvo bitandukanye birimo kwegerana cyangwa kutizerana. Raporo za Pew Research Center zigaragaza ko ikoreshwa rya telefone rihoraho mu mibanire rishobora gutuma habaho kwishingikiriza cyane ku ikoranabuhanga aho kuganira imbonankubone. Urubyiruko nirwo rugaragara cyane mu ikoreshwa rya telefone mu masaha ya nijoro. Hari ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko urubyiruko rufite ibyago byinshi byo kugira ikibazo cy'ibitotsi kubera imikoreshereze ya telefone. Hari abashakashatsi kandi bemeza ko gukoresha telefone nijoro bigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko, bigatera stress, umujagararo no kugabanuka kw'ibikorwa by'ibitekerezo bisanzwe. Hari inama. Inzobere zisaba gushyiraho igihe cyo kudakoresha telefone mbere yo kuryama, icyitwa digital curfew, ndetse no gushyira telefone kure y'aho umuntu aryama. Kurarana na telefone ni umuco umaze gushinga imizi mu buzima bwa benshi, nubwo ufite inyungu n'itumanaho, ufite n'ingaruka ku buzima no mu mibanire y'abantu. Ni ngombwa kubikoresha mu buryo bufite gahunda. Wabisanga kandi kuri Journal of Digital Behavior and Health Studies. Ndagushimiye cyane, nitwa MC Ruganzu, ini Kivu Webs Official.